ibihe byabaho byatumye ibihugu byihuza ibindi bigacikamo. Ikintu cyitwa intambara cyagize tendance yo guhuza ibihugu kuruta diplomasi y'ukuntu bababwira uti muze twishyira hamwe dushakisha ukuntu twashyira utubaraga twacu hamwe tugakomera. Union Européenne yo byibuze yaranagerageje byibuze bo njya mbona ushobora kwaka nka visa cyangwa se yo kujya i Burayi ugasanga utembera ibihugu byose nta bindi bintu byinshi bakubaza, ukabona bafite igisirikare kibarwanirira, barabagabanyije kuriya. Hari abantu bumva ngo babyungukiyemo sibyo, ngo babaha rwose ubutaka batarwaniye, babaha ishyamba batakonze, babaha imitungo batavunikiye, urumva barabaremera mbese ku buryo abo bantu bumva badashaka gutakaza akantu ako ari ko kose abo bazungu babahaye. Bakambwira bati biriya bintu by'ibye extraterrestre ati bigeze icyo bikarindimuka. Umva inama izaba abantu banyaganwe kujyayo kubera ko icyo gihe iyo umwanzi ari umwe ku bantu kwishyira hamwe bihita byoroha. Abanyakenya nabo rero ni abantu ku bintu bijyanye barizirika cyane ku bintu bijyanye no gushaka. Ni abantu b'abekonomisite cyane, bazi guhiga bakabihiga bagakora resistance ibintu bakabigeraho sibyo. Ugasanga rero ibi bihugu reka tubasuhuze mwebwe mwese mwahisemo gukurikira Ingenzi Media TV aho muri hirya no hino ku isi. Twizera ko mumeze neza. Reka rero tugaruke n'ikiganiro cyacu. Ni umutumirwa wacu, ni umusangwa wacu Rutagungira Pierre Celestin, Master Developer. Umeze bwana Celestin? Meze neza. Neza kabisa biragaragara. Meze neza rwose nk'uko bivuga. Rero mu kwinjira mu kiganiro hari ibintu nifuje kuba nakubaza cyangwa se ukadufasha kubisobanukirwa. Ubundi ni iki ubona gituma akenshi ibihugu bidashobora kwihuza ngo bikore ubumwe bikorane bigire nibura ikintu bihuriraho? kandi koko union faire force ni umugani w'igifaransa ushatse gusobanura ko nyine iyo abantu bihuje bagira n'imbaraga byinshi. Bagira imbaraga, uzarebe bajya bavuga ko n'umuntu yashatse umugore, iyo umuntu ashatse umugore ngo atangira gutera imbere ngo akabyibuha akagira ati, ariko ashobora no gutera inyuma, ariko bikaba gakeya kubera ko uzarebe Theo, uzarebe baravanga ngo ababiri bishe umwe. Ni umugani w'Abanyarwanda ntabwo ari njye wawuhimbye. Ni ukuvuga ngo iyo abantu bashyize imbaraga hamwe byanze bikunze hari ikintu kiyongera. Ni ukuvuga ngo rero icyo kintu uvuze nicyo kiriho gusa. Najyaga nyibona muri iyi miryango y'ibihugu byishyira hamwe bikavuga ati noneho ni urugero nka East Africa, nka Union Européenne yo byibuze yaranagerageje byibuze bo njya mbona ushobora kwaka nka visa cyangwa se yo kujya i Burayi ugasanga utembera ibihugu byose nta bindi bintu byinshi bakubaza, ukabona bafite igisirikare kibarwanirira, bahuriyeho bose, bafite ifaranga bahuriyeho bose, bafite ukuntu ibintu byabo biri hamwe kuruta indi miryango iyo ari yo yose. Ariko ntumbwirize ngo za UN ngo ibihugu byose ngo bihuriramo. Buriya abantu barimo batekereza nka teori ya UN, ntekereza ko baravugaga bati reka dukore leta z'isi, tugire perezida w'isi azajya avuga ijambo abantu baryubahirize. Ariko uragenda ugasanga nka perezida wa UN uw'Amerika ntabwo yavuga ngo nawe avuga. Hari n'uwambwiye ati buriya n'uwa perezida w'ibihugu nk'ibi by'u Rwanda cyangwa Burundi ati nawe abarenze perezida wa UN, ati aba ari umunyagitinyiro kuruta perezida wa UN. Kandi koko wanareba ugasanga urebeye ku buhangange ukuntu umuntu akomeye ugasanga nta n'ubwo wanabigereranya. Perezida w'igihugu na perezida wa UN, niba ari perezida niba ari sekreteri, usanga mu buhangange mu bushongore n'ubukaka muri power bafite usanga utabigereranya. Ugasanga rero iyi teori yo kwishyira hamwe yaratunaniye pe, yaratunaniye. Abantu bagira tendance yo gushwanyagurika kuruta tendance yo kwishyira hamwe. Ni nayo mpamvu abantu uzabona bishyize hamwe. Buriya kwishyira hamwe aba ari imbaraga. Nubona abantu bishyize hamwe bakabishobora uzabitegeho ibintu byinshi. Hari ukuntu tubona nko muri aka karere kacu k'ibiyaga bigari kaba East Africa, tubona ko bagiye babigerageza. Ugasanga habayeho East African Community, ariko ugasanga rimwe na rimwe ibintu ntibabihuza.
ugasanga ibyemezo bafashe bose ntibabihuriraho, ugasanga ari nk'umuryango wa SADC, umuryango urimo ibihugu hafi 16, ariko nka Kongo yabatabaza agakora ibihugu bitatu. Ubona ari iki kibitera uko kwihuza nyine bitarinjiramo neza ngo bumve ko byajyamo. Yego, ni ukuvuga ngo kwihuza ni imbaraga zikomeye cyane. Kwihuza abantu bagashyira hamwe ni ibintu bisaba imbaraga nyinshi cyane kuruta gushwanyagurika. Ni ukuvuga ngo nk'iyi East Africa nabyumvishije umunyamabanga wahoze wahoze ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga mu Rwanda, niba ari Dr Richard Sezibera arimo abivuga, ushobora no kuba yaranayikoze muri ya miryango, harimo avuga ati rero twebwe twishyize hamwe ngo dukore ifaranga rimwe, ibihugu bibe biri aho, dukore confederation, ibihugu bigenderane, dukore imbaraga, umusaruro wa hamwe ufasha abandi. Ariko noneho yarimo asobanura yuko ikintu ngo kibidindiza, ngo ugende ngo ugasanga ngo igihugu kimwe gikomeye ku ngingo runaka, ikindi gifite weakness nanone mu zindi, ugasanga nk'igihugu kirakomeye ekonomikomo mu buryo bw'ubukungu, gifite amafaranga nka Kenya, ugasanga ikindi kirakomeye mu rwego rwa politiki, ugasanga igihugu kirakomeye mu buryo wenda bwa ekonomi, ikindi kirakomeye mu buryo reba nka Kongo irakomeye mu buryo bw'amafaranga, ariko ugasanga governance yaho mu butunzi bwa susoro. Ariko wagenda ugasanga ekonomikoma no mu buryo bwa governance ntibihura, ntibivamo, ukagenda ugasanga kandi nayo iri muri East Africa, yego, ugasanga rero ibihugu nka biriya ikintu biba bisaba mu mateka, kuva mu mateka y'ibihe, kuva intambara ibihe byabaho byatumye ibihugu byihuza ibindi bigacikamo, ikintu cyitwa intambara cyagize tendance yo guhuza ibihugu kuruta diplomasi y'ukuntu bababwira uti muze twishyira hamwe dushakisha ukuntu twashyira utubaraga twacu hamwe tugakomera. Ugasanga hari amateori menshi yagiye abaho y'ukuntu abantu babaho, ugize wumve haba ikintu cya kapitalisme na communisme yari nka teori ivuga ati abantu bakwishyira hamwe, noneho naba naronse uyu munsi tugasangira ku cyo naronse, wowe waba nawe umerewe nabi uyu munsi ugasanga nagusaidiye, nanjye muri cya gihe nzaba merewe nabi, hari igihe uzaba ufite icyo wabonye uzansaidiye. Ibyo bintu yari teori nziza, ariko iyo ugenda ukareba usanga yarafeirinze, yaratsinzwe hakomera ya yindi bita kapitalisme, ya yindi ivuga ngo chacun pour soi Dieu pour tous, ngo uzirwaneho rwose, wowe umugabo arigira yakwibura agapfa, umuntu nake, mugabo nake, ninshaka nzatunge za miliyari 800, wowe ntutunge n'urupfumuye, ibyo nta kintu bizaba bimbwiye. Ugasanga ibyo bintu kandi bisa nkaho nyine biri sauvage by'ubugome, nibyo byatsinze ibyari bizima ubundi. Ni ukuvuga ngo rero igikomeye ku isi, kuri iyi si, ni uko ibintu inkuru, ni uko ibihugu uzasanga byishyize hamwe kuruta uko uzasanga byashwanyaguritse, byashwanye. Gusa hari teori nagiye numva zituma ibintu bijya hamwe babishaka cyangwa ntibabishaka. Umuntu yarambwiye ati umunsi uzumva, abantu bajya bivuga muri za teori, simbizi neza ko ari byo, ariko bishobora kuba ari byo, avuga ati iyi galaxy ni nini, iri sanzure turimo ni rinini, nta kuntu twaba turimo twenyine ari twe biremwa biranazwa, ahubwo nabyo ndumva ndashaka ko tuzabiganiraho, tuzabishakira umwanya. Noneho bakambwira bati biriya bintu by'ibye extraterrestre, ati bigeze icyo bikarindimuka, abantu Hollywood bahora babikinamo amafilime, ngo sinzi ngo byaraje, ngo sinzi ngo hariya ngo ba Trump buriya ngo hari ibyo ngo bashimuse ngo bafite, ngo babitse ngo muri zone 50, byajyaga numva mwana afunze kera bivuga ngo hari zone idakandagirwamo n'umuntu wari wese, ngo bashobora kuba barafatiyemo ibimanuka ariho babibitse. Ariko ikiriho cyo, umunsi uzumva ukumva byamanutse, byatwatatse towutari, bitinde cyangwa bitebuke. Iyi si yananiwe kwishyira hamwe, bagiye bagakora umuryango ngo neoni nawe w'amafuti byashwa, ugasanga ubogamye ugendera ku mukwaha kw'ibihugu byabahaye amafaranga menshi, uba usanga nyine baraho nyine igitekerezo cyari cyiza, ariko cyanze gukunda. Kapitalisme ni mbi cyane, ariko umunsi wumvishe ngo byamanutse, twihuza, umva inama izaba
abantu banyaganwe kujyayo kubera ko icyo gihe iyo umwanzi ari umwe ku bantu kwishyira hamwe bihita byoroha ibyo bapfaga bahita babirambika hasi. Nkaha rero East Africa nayo yananiranye gutya, ubona guhuza byananiranye, bikeneye umuntu ushobora nko kuza akabakubita ku kabuno uwo munsi uwo muntu yaba yaje bwacya mu gitondo bagize gute, bateranye bahuye bahita bahura. Ntabwo nshaka gusobanura sinema y'ukuntu byagenda byose urumva, ariko nabo barabizi ukuntu byagenda, ariko ku buryo ubona ko ahangaha bisaba ko hazamuka power, hakazamuka umunyembaraga, hakazamuka umuntu ufite imbaraga nyinshi ku buryo buri wese amubona amwibonamo, kandi akabona yuko amugiye inyuma yaba yishingikirije umuntu w'umugabo, akaba ari we umuntu uri bubashe kugira gute kubashyira hamwe, akaba nawe uwo muntu nyine abifite, ku buryo ibintu bigira ownership, ibintu bigira ba nyirabyo. Buriya nicyo naneheyeho kare nkubwira, baraza bagasanga mu Rwanda n'urugero, buriya mu Rwanda tugira disipuri nziza yo kuba ntabita se n'abiziritse, turizirika cyane Abanyarwanda, Abarundi, iyo teori bariho yo kwizirika. Buriya Abanyatanzaniya nabo bakagira ka poroshe nkunda, burya bagira akadeba keza, bashobora kwicara mukaganira ibintu, mukagira ibintu mwemeranye. Ariko Abanyarwanda bo nubwo mwaba mutabyemeranyijweho barahitinga, bashobora kuguhitinga mpaka ubyemeye, urumva. Abanyakenya nabo rero ni abantu ku bintu bijyanye, barizirika cyane ku bintu bijyanye no gushaka, ni abantu b'abekonomisite cyane, bazi guhiga, bakabihiga, bagakora resistance, ibintu bakabigeraho, sibyo? Ugasanga rero ibi bihugu usanga amakarite yacu, sibyo, agiye atandukanye. Nk'uko uwo mugabo rero yabivugaga, yaravuga ati mwa bantu mwe, impungenge dushobora kuzagira cyangwa se bavuga ko tuzagira, bavuga yuko ibi bihugu icyananiranye nyine kugira ngo byishyire hamwe, uko yabisobanuraga Richard, yavuga ati ibyo ari byo byose, ati ikibazo cyabayemo, ati nuko ibihugu byagize impungenge z'uko umuntu uzaba uyoboye akayobora East Africa afite power zingana kuriya, azagenda akinjirira izo leta zindi nazo akazitegeka, ntizibe zigikora uko zishakiye gukora, ahubwo akazidomina. Nicyo gituma iyo ntuzita. Kandi uwo muntu utekerezwa yuko leta ye bayidomina, reba nk'uru nka Tanzania cyangwa Kenya, nk'umuntu avuye mu Burundi, nka perezida wenda waturutse mu Burundi, akaza akabidomina, akababwira ati ndavuze ngo, cyangwa akava mu Rwanda, buriya nicyo kintu kibazo babaga bafite, akaba nko mu Rwanda akavuga ati njyewe ndumva, kandi koko iyo narebye uba usanga pururomoma nk'ubu byihuje, umuntu bashobora nko gushyira nko kuri perezidanse ni urucabana, ushobora guhita ubikurura ugahita ubyumva. Abavandimwe bakavuga bati ahangaha tukaba tugiye kuyoborwa wenda n'igihugu gitoya, cyangwa se twaba turangiye ubushongore n'ubukaka twari dufite mu ruhando wenda mpuzamahanga bwa bugabanyutse, mbese bakumva ko bafite impungenge z'uko baba bagiye kuba domine, baba bagiye gutegeka. Ariko kandi nanone wareba ugasanga ukurikije uko izi ntambara ziri kuba, ukurikije uko ibihe by'amahoro ubona bisa nkaho biri kugenda birangira, wa mugani ya Pax Americana irimo igenda irangira, ibintu bishobora kuzarangira bihindutse, bigahindukana abantu ku buryo abantu bashobora kuvuga bati, numvishije hari n'umuhanga wigize muri Afurika wabivuzeho, avuga ati buriya byari binakwiye yuko abaperezida ba Afurika niba ari intwari bicara hamwe, iyi mipaka bashyize muri Afurika bakayicomoramo nk'indodo, izi ndodo ni Africaine ikicara imipaka bakayihuburamo bakajugunya, kubera ko sibo bayishyizemo kameme, kandi babikoze byakunda, bamara kuyikuramo bakavuga bati noneho ubu tugiye kwigabanyiriza twebwe uko twumva ibintu byagombye kuba bimeze, uko byari bimeze mbere tugiye kongera tube strictire, tubikore gutyo. Abanyarwanda aho bakoraga bagende
za nkore bakazidusubiza, abantu bavuga iyo ururimi rumwe, abahuje imico bagende babe hamwe, abashaka kwihuza mu bushake bwabo bagende bihurire, babikore ku bushake bwabo. Ibyo bintu bakavuga bati ibi bintu kuki mudashobora gutekereza kubikora? Yego, nkeka ko niyo batabikora ariko niyo bagakuraho nk'imipaka ku buryo kuva mu gihugu ujya mu kindi atari ikibazo, bikaba byoroshye. Nk'uko dushobora kujya muri Kenya ukerekana indangamuntu, cyangwa muri Uganda bigakorwa no mu bindi bihugu. Yego, hari abantu rero muri Afurika ikibazo cyabayemo Bwana Theodore, hari abantu bumva ngo babenefitinze cyangwa se baprofitiye mu kubagabanya, mu kuba ba Leopold bariya na bariya bami bo mu Budage barabagabanyije kuriya. Hari abantu bumva ngo babyungukiyemo, sibyo? Ngo babaha rwose ubutaka batarwaniye, babaha ishyamba batakonze, babaha imitungo batavunikiye, urumva? Barabaremera mbese ku buryo abo bantu bumva badashaka gutakaza akantu ako ari ko kose abo bazungu babahaye, bakumva baraprofise. Ariko uko amateka agenda asobanura ibintu, nta gahora gahanze. Umuntu wakoreye amafaranga akava kuri 0 akagera ku 1000 akagera kuri miliyoni, akazagera akaba umumiliyarderi, atandukanye n'umuntu wagize gutya bakajugunyira batijyanire, cyangwa se umeze nk'uwayatoye, cyangwa se umeze nkaho wenda n'uwayarazwe. Hari igihe nawe atamenya ukuntu ibyo bintu bigoye kuyabona. Niyo mpamvu rero uzasanga uwo muntu umeze nkaho yabonye ibintu by'ubuntu, sibyo? Ntabwo aba yumva ari capable yo gutanga ibitambo biremereye cyane kugira ngo ibyo bintu bigumane. Mbese ubu Bwana Theodore iyo urebye nk'abakongomani, njya numva ngo abarundi barwanana n'abakongomani hariya muri Kongo muri ziriya ntambara, barangiza abakongomani bagata intwaro. Uyu munsi nahoze ndeba ngo umuyobozi arenda wari urimo werekana ngo ahantu hari bya minisiyo, sare yuzuye intwaro, ngo abakongomani bateye ngo bakigurukira. None urumva umuntu yaragize nk'uruhare mu kubona Kongo wenda nka yampira ingana kuriya, ari wowe wayubatse yamuvunnye santimetero ku yindi, urumva yagira umutima uti ibyo bintu akiruka? Ntabwo ibyo bintu byabaho. Ni ukuvuga ngo rero kuba abantu basa nkaho nyine babonye ibintu by'ubuntu, niyo mpamvu usanga badashaka kugira uruhare, mu kugira gute, mu kubisigasira. Mu kubisigasira bakumva ni ibintu nyine bagomba kubona for granted. Ariko icyo ndi kukubwira, kwishyira hamwe kw'ibintu birashoboka, kwishyira hamwe kw'ibihugu nabyo birashoboka. Bisaba ibitambo, yego, bisaba no kugira gutya ukumva yuko utaba igihangange. Bya bindi twaganiriye ntabwo waba igihangange buri wese. Nk'ubu iyo turebye nka East Africa, igihe wenda ibindi bihugu ubwo turavuga nka Kongo itarazamo, igihe bari baremewe naho gutambuka ku mipaka, Tanzania yo yarabyaye kuko yariyumvaga ngo babagiye. Na n'ubu barumva nabyo bwabyo ni ikibazo nyine, kumva wiyumva, ukumva ngo baba bakwibye, ukumva ngo bagusuriye ngo za Serengeti bagiye bazisura, cyangwa se mugahuza. Mu Rwanda urabona rutuwe niba ari abantu 440 na bangahe kuri kilometero kare, iwanyu ni nk'abantu nka 70 kuri kilometero kare, urumva? Ukumva muvanyemo iyo mipaka, abantu bazagira tendance yo kuza kurima ishyamba ryawe no kuza gutura iwawe, ukumva ni ikibazo. Kandi nta kibazo. Kandi ubundi reka nkubwire Bwana Theodore, dutangira iyi shene nigeze nkubwira amateka y'ukuntu umuntu yageze ku isi, n'ukuntu yayitambagiye. Iyi si ni iy'umuntu, kandi umuntu ubundi ntago agira imbibi. Buriya umuntu yemerewe gutura ahantu aho ariho hose ku isi. Ibyo bintu bazakubwira ngo sinzi ngo twebwe ngo turi ngo Amerika, ngo twubatse ngo Amerika, ngo nta muntu umuntu yemerewe gutura ahantu aho ariho hose kuri iyi si, urumva? Wowe wenda wakanira kugira ngo ibintu byawe ubishyireho umurongo, wenda n'abantu bawe babashe kugira imirongo bagenderaho, ariko nta cyakumira umuntu. Niyo mpamvu uzajya uhora ibintu ku isi ubona bihora bihindagurika. N'aba ngaba ubona nyine abavandimwe tuba duturanye, akavuga ati ngewe rwose ntabwo
wumvishije Tanzania ntibigeze kwirukana abanyarwanda ndabizi bari igihugu kinini ariko barabirukanye ati mujye kubyiganira hariya none utekereza ko nibabyigana bakageraho bakabyigana bakumva tro utekereza ko batazagenda none se abashinwa twavuga ko bari mu Burundi n'aha mu Rwanda barahuzuye muri Amerika nigeze numva y'umujyi witwa Chinatown wuzuyemo abashinwa nuko ari benshi kandi bagomba gushaka ahantu batura ntawe uzakumira abantu ntabwo wabakumira nubwo wabatega ibicuka bica nubwo wabaroga ukabateramo bya bintu najyaga numva ngo hari ukuntu ngo ibihugu ngo byagendaga bikagenda bikaroga abantu population runaka ngo abantu bagapfa bagashira nta n'abapfira gushira ntiwakwica tuti ni abaturage b'igihugu gusa abashinwa babicuka barangiza bagerageje hariya ngo muri South Africa kuza n'abazuru n'iki ngo babatsembe batware buriya butaka birananirana yego wenda hari aho babigerageje urabona nka Amerika ngo abamerendiye ni bake ngo barabishe rwose no muri Australia ariko ibyo ari byo byose urabona ko baracyahari ubwo rero bwana Theodore wenda turimo tugana ku musozo nka conclusion y'ibi bintu ni ukuvuga ngo kwishyira hamwe ni imbaraga niyo fera force nigeze nkubwira hari akantu uzakusobanura kera ngo la mariage n'a jamais été pacifique nagenda kimwe mariage y'amahoro ntabwo yigize ibinyamahoro ufata umuntu ugamuta umuhuza na runaka kugira ngo babe hamwe n'intambara ubundi bisaba intambara niyo mpamvu niba ngiye kwishyira hamwe hano nayo ni mariage niba warize shimi uribuka ibintu bitaga mariage no kuvuga ngo rero nibi bihugu nabyo bizaba mariage ariko birasaba imbaraga itumariya ntago kwishyira hamwe byigize bizaba mu mahoro jamais aho no kubitegereza tukareba ntago bizaba mu mahoro yo ni ntuza ni principe y'isi mariage n'a jamais été pacifique kugira twimariye n'aba bavandimwe bandi duhure tube hamwe dusenyera umugozi umwe ibibazo byacu bibi byabo ibyishimo byabo bibi byacu bizasaba imbaraga ushobora no gusaba n'intambara yego rero Theodore ni uko nguko wenda mbisubitse mu gihe wenda nta kindi cyaba cyari cyakaza kidasanzwe kiri buze kudushyira hamwe turaba tugerageza iyi nzira y'amahoro reka tugushimire kubw'ikiganiro cyiza duhaye urakoze cyane buriya n'ubutaha nibyo uzagenda dutegura tuzagenda tubikurikira kandi ndizera ntashidikanya ko bizaturyohera ndetse bigakuryohera n'abakunzi bacu ba Ngenzi Media TV bakore subscribe baduhe n'amarayike ibi bintu byacu bizamuke tuzaye tubihiga bajye bashyiraho na commentaire kugira ngo tumenye icyo twakongeramo yego reka tugushimire rero urakoze cyane